uzafata umugore wawe cyangwa umukunzi wawe umurongore neza witonze, kuko kurongora ntago ari ukubaka, nta nubwo ari ibintu ukorana imbaraga, ubikora witonze. Ndabizi neza ko mwese muryoherwa kandi buri wese agataha yishimye. Kandi burya kwishimana n'umugabo ntago ari ukugera ku buriri ngo muhite murongorana ako kanya, muraza mugategurana mukaganira, ukamwitaho nawe akakwitaho. Kizakubwira ko umukobwa yashatse imibonano mpuzabitsina ari umukobwa w'umushiti we musanzwe muri kumwe. Icyambere uko yinjiye areba ntago ariko azabakira. Twongeye kubasuhuza abadukurikiye, mumenyereye kudukurikirana buri munsi. Uyu munsi tuje tubigisha uko umugore yakenera ko akora imibonano mpuzabitsina atiriwe abivuga, ariko akereka umugabo we ko abikeneye cyangwa se ko ari ngombwa ko abikora. Cyane cyane ubwo abagore nibo turi kwigisha, cyangwa se umukobwa ushaka kuba ufite umuhungu w'inshuti yawe, ushaka kuba umugore ufite umugabo, mu gihe muri kumwe wowe ukaba ufite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ariko mu by'ukuri ufite isoni zo kuba wamubwira ko ubikeneye. Hari uburyo bwinshi wakoresha. Ngiye kubabwira byibuze uburyo nka butatu, cyangwa se uko wabikora byibuze ku buryo umuntu muri kumwe abasha kukubona, akabona ko ubikeneye, akabona ko ubishaka. Turahera ku bagore bafite abagabo cyangwa se abadamu mu rugo rwabo. Umugabo ashobora kuba adahari cyangwa se anahari wenda mwirukanye, ugakenera gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe ntago ugerageza guhinduka ukamwiyereka mu yindi sura adasanzwe akumenyereyemo. Wenda ku bagore ushobora nimugoroba wenda muvuye ku meza wamuteguriye ukamushyiriza amazi. Icyo gihe ukora ibishoboka byose, nubwo mwamutamenyereye kujyana muri dushe, ariko icyo gihe uramwinginga mukajyana, mukamubwira ko ukeneye ko mujyana muri dushe. Icyo gihe mugera muri dushe ukamwitaho, ukamukarabya, nawe akagukarabya nk'abantu muri dushe mukundana. Muvayo mukajya mu cyumba mukisiga. Ubundi kirazira ko umugabo wawe yakwisiga uhari uri umugore, cyangwa se ngo wowe wisige umugabo wawe ahari. Murafashanya, uko ugenda umusiga nawe agusiga, uko biri kose nawe ubushake buriyongera. Icyo gihe mushobora kuva gukaraba ugasubira muri salo akajya kwicara. Ukora ibishoboka byose mu gihe mugiye kuryama, ukagera mu cyumba mbere ye. Ukuramo imyenda wari wambaye, ukambara agakanzu korohereye kagufiya gatuma ku buryo nakureba nyine bimutera kukwifuza cyangwa se kukurarikira umugore we. Icyo gihe ugerageza kumubwira ati amasaha yo kuryama yageze, akaza. Wikuramo ka gakanzu, ukoresha ibishoboka byose ku buryo ugakuramo ari kukureba. Ugakuramo ukamenya neza yuko uko uhindukira ujya kumanika iyo kanzu yagukurikije amaso cyangwa se ari kukureba. Iyo umaze kuyimanika nawe ugaruka nyine, icyo gihe uba wiyoroheje, wabaye nk'umuntu ukeneye mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina. Uragaruka ko turamenyereye ko umudamu aryama inyuma y'umugabo. Icyo gihe wowe iyo ugiye kurira ku buriri ugiye kuryama, ukora ibishoboka byose ukamurenza ikibero cyangwa se ugasa n'umurenga, bikaba ngombwa yuko amatako yawe amukoraho. Icyo gihe uramuganiriza iyo mugeze ku buriri, ukamupfumbata n'umugabo wawe. Uko biri kose nawe aba yamaze kumenya icyo ukeneye. Mukoraho witonze, buhoro buhoro, ukamusoma. Bibaye byiza ku badamu, ubaye ubishoboye, ubonye yamaze kujya muri mudu, wanamusisa nta kibazo, ukabikora nabyo. Ukamwereka ko nyine umwitayeho, ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina nawe. Kandi burya kwishimana n'umugabo ntago ari ukugera ku buriri ngo muhite murongorana ako kanya. Muraza mugategurana, mukaganira, ukamwitaho nawe akakwitaho. Icyo gihe rero iyo mugeze mu gikorwa cyo kurongorana, biba byiza iyo ubonye amaze kugira ubushake ukamutinzamo gakeya. Ntibibe ngombwa yuko nawe nyine nubona amaze kubishaka ngo ahita ashyiramo. Oya, banza muganire, uyifate, uyikinishe, agukinishe ku buryo mujya kubikora nawe mu mutwe wiwe ari cyo kintu kirimo cy'ingenzi. Icyo gihe uko biri kose uri umudamu muzaryoherwa.
kandi n'umugabo wawe nawe azabona ko afite umugore mwiza kandi uzi icyo gukora. Tugaruke ku bakobwa, ushobora kujya gusura umuhungu w'umushuti wawe, ukagerayo wenda ari mu nzu iwe aho usanga umusura, ukagerayo urinjira ugakuramo imyenda waje wambaye, ukambara wenda nk'agakabutura kiwe cyangwa iki. Icyo gihe uramuganiriza, ukamukoraho, mugakina buri kimwe cyose mu buzima wenda ubona wamukorera bitewe n'uko mumenyeranye, ko abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye bitewe n'uko mumenyeranye, bitewe n'uko akuzi. Biba byiza iyo umutwaye buhoro buhoro kugeza igihe nawe uri bubone yagiriye muri mudu. Tugaruke ku bagabo nabo cyangwa se abasore, kizakubwira ko umukobwa yashatse imibonano mpuzabitsina ari umukobwa w'umushuti we musanzwe muri kumwe. Icya mbere, uko yinjiye areba ntabwo ariko azaba akireba, indoro izahinduka. Icya kabiri, uko ntahazaba aguhisha, uzabona imoko z'amabere zizahagarara, ntabwo ibere rye rizaguma nk'uko yaje rimeze. Ibere rirabyimba, imoko igahagarara. Icyo gihe mu by'ukuri tubona ko umugore akeneye imibonano mpuzabitsina cyangwa se akeneye kurongorwa. Icyo gihe nawe uramutwara buhoro buhoro, ukamutegura, mugakora imibonano mpuzabitsina kandi icyo nzi kigenda neza. Numara kubona ibyo bimenyetso, amabere yabyimbye, yahinduye indoro, uko areba atari ko asanzwe, uzagerageze ushaka uburyo ki ukora ku gitsina cye, uzumva cyoroshye cyangwa se hajemo ububobere. Icyo gihe nawe nk'umuntu mukuru uzi icyo gukora, uzafata umugore wawe cyangwa umukunzi wawe, umurongore neza witonze, kuko kurongora ntabwo ari ukubaka, nta nubwo ari ibintu ukorana imbaraga, ubikora witonze. Ndabizi neza ko mwese muryoherwa kandi buri wese agataha yishimye. Murakoze cyane, turacyakomeza kubahereza n'izindi nama. Mugire umunsi mwiza.